Bimwe mu byaganiwe mu mwiherero abayobozi bakuru baherutse kugirira Gatsibo kuva tariki 24 kugera kuri 2 Kanama hagarutswe ku ngamba nshya zafatiwe abajyamo imyenda leta ndetse n'abanyereza umutungo wa leta. Aha hazajya hifashishwa akarere ndetse n'ikoranabuhanga kugira ngo ayo mafaranga agaruzwe. Ubu rero kubera ko amafaranga bigaragara ko aba ari gukurikiranwa mu karere, mu by'ukuri umuntu watsinzwe cyangwa se umuntu wanyereje amafaranga abaherereye mu karere. Ubu hari uburyo Minisiteri y'Ubutabera igiye gukorana n'uturere kugira ngo uturere dufate mu nshingano yo kuzajya dukurikirana amafaranga yanyerejwe. Ikindi kiriho ni uburyo bunoze bwavuguruwe kandi bugiye gutangira gukoreshwa icyo twise automated system. Ubu ntiburarangira ariko bugiye gushyirwaho, buri kunozwa, buri gutunganywa ku buryo hazabaho kugira ngo umuntu agiye gusaba serivisi runaka, kuvuga umuntu azajya ajya gusaba serivisi runaka, tuvuge niba agiye nko muri banki cyangwa se agiye gusaba indangamuntu cyangwa se agiye gusaba ikindi cyangombwa, icyemezo cy'amavuko, cyangwa se ugiye muri minisiteri runaka gusaba serivisi runaka. Noneho nibashyira amazina yawe nk'umuturage muri mudasobwa, bihite bigaragara ko hari umwenda runaka ufitiye leta ugomba kwishyura kubera rwa rubanza runaka watsindiwemo, aho ugomba guhoza amafaranga ya leta. Icyo gihe rero kugira ngo ubone ya serivisi ushaka, yaba ni muri banki, yaba ari amazi, yaba ari amashanyarazi, yaba ari serivisi runaka ukeneye ku gihugu cyangwa se kuri serivisi y'abikorera, icyo gihe kubera ko mudasobwa izaba yagaragaje ko ufite ikirarane cy'urubanza cyangwa se cy'amafaranga wanyereje mu kigega cya leta, iyo mashini irakurega kubera rwa rubanza, noneho usabwe kubanza kwishyura mbere yo guhabwa iyo serivisi. Hafatiwemo kandi ingamba nshya ku bibazo by'ireme ry'uburezi bikomeje kugaragara nk'imbarutso yo kubura akazi mu Rwanda nk'uko Minisitiri w'Uburezi abisobanura. Icya mbere ni ukunoza ubugenzuzi bw'imyigire, imyigishirize n'isuzumabumenyi mu byiciro byose by'uburezi, haba mu mashuri abanza, amashuri yisumbuye, amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'by'umwihariko amashuri ya za kaminuza n'amashuri makuru. Icya kabiri cyasanzwe kigomba kwitabwaho nanone ni uguhuza inyigisho n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Icya gatatu nanone ni uguhuza inyigisho zitangirwa mu mashuri makuru na za kaminuza ndetse no mu ngaga z'abanyamwuga. Aho ngaho umuntu watanga nk'urugero, amashuri yigisha iby'ubuvuzi tuhuza gute n'ibikenerwa n'ingaga z'abanyamwuga mu rwego rw'ubuvuzi, ari mu rwego rw'ibaruramari n'icungamutungo, ari mu rwego rw'ubutabera n'ibindi. Hagarutswe kandi ku kibazo cy'abanyarwanda batari bake bagikoresha inkwi cyangwa amakara nka kimwe mu kibazo kuko byangiza ikirere ndetse n'amashyamba. Twagiye tunareba ukuntu twakomeza gushishikariza abanyarwanda no gushyiraho ingamba zinoze ziborohereza gutekesha gazi n'ubundi buryo bugezweho, kuko uko bigenda bigaragara mu kuntu twagerageza kureba ukuntu twacungana n'ikirere kigenda kidutenguha, cyane cyane tureba ukuntu twabungabunga ibidukikije na cyane cyane ibiti n'amashyamba. Ibyo rero bigatuma twareba ukuntu cyane cyane ubwo dutangiye no kuba twikorera gazi iva muri Kivu. Mu nzego zose zahuriye mu mwiherero nyuma yo kureba ibikorwa byazo basanga byarashyizwe mu ngiro ku kigero cya 70%, ariko hakaba bimwe mu bitaragenze neza ku rugero rushimishije, birimo kugaruza umutungo wa leta wanyerejwe hahagendeye amafaranga agera kuri miliyoni 700 z'amanyarwanda. Ikindi ni ukwihutisha gahunda zifasha abahinzi n'aborozi mu kubonera igihe ifumbire n'imbuto. Hanyuma hakaza ikibazo cyo gukurikirana abantu bose bareba bakanahishyira ihohoterwa rikorerwa abana.